rirwa rwose n'amakipe akomeye ariko kandi Nyarugenge havutse impaka zikomeye cyane ku mukino wahuzaga ikipe ya APR Football Club n'ikipe ya El Merreikh. Ikipe ya APR Football Club igitego yabonye kimwe rukumbi cyabonetse muri mukino yateye ishoti rikomeye cyane bita Dauda mwiza muri ikipe ya El Merreikh kiba igitego, ariko abasifuzi bavuga ko abakinnyi ba APR baraririye igitego baracyanga. Ibyo byavuye muri uyu mukino ntibyishimiwe n'abafana, byatumye begera abanyamakuru baravuga ati mudutunge mikro, bavuga amagambo menshi cyane yo kwinubira imisifurire no kugaragaza akababaro kabo, ariko noneho harabarengereye bo bagera no ku cyicaro cya Ferwafa bajya kusa nk'abiyama bavuga bati misifurire ntidushobora kubyemera. Ibyo byose rero nibyo byarimo biravugwa cyane, ariko mu gitondo cy'uyu munsi ari Federation Rwanda Premier League bari prononcer, ariko kandi n'ubuyobozi bwa APR nabwo bwari bwavuze ko bwifuza kugira icyo bubivuga. Niyo mpamvu ku murongo wa telefone mbere ko twinjira mu kibuga twifuje kuganira na Afande CDS. Mwaramutse neza Afande? Hello? Mwaramutse Madame Gogan. Yego, ku buhanga bw'ibyuma members wa RBA. Mwaramutse neza Afande. Mwaramutse neza muyobozi w'ingabo zacu. Yego, ku munsi w'ejo twabonye ubutumwa buzenguruka bwaciye kuri group ya WhatsApp yitwa Fan Club Leaders, ubwira abayobozi b'abafana ko rwose urababwira uti mukomere, ati numvise ko mwakemanze imisifurire y'uyu munsi, uti ndetse bamwe mu bafana ba APR FC bagaragaza imico itaranga ikipe abafana bakunda mu gushaka gusagarira umusifuzo ku ruhande, ati uti wanze igitego ubagira inama yuko rwose bakwirinda kugwa mu mutego. Yewe ibyo byanashimangiwe na Ferwafa muri iki gitondo na Rwanda Premier League nabo babyutse basora itangazo berekana yuko batanejejwe n'imyitwarire ya bamwe mu bafana b'ikipe ya APR ku munsi w'ejo bagize. Afande rero niyo mpamvu twavuze tuti ibi bintu kuri APR hari igisobanuro biba bifite. Nekereza ko byanatumye ku munsi w'ejo mwandikira n'aba bayobozi b'ama fan club nimba koko byarabayeho, kuko ari igihe ubutumwa wasanga atari nabwo. Nyuma y'ibimwe mwabyakiriye mute, muraza kubikoraho iki? Murakoze. Ubundi APR ni ikipe nyine igendera kuri discipline, n'abayifana rero ibyo bibaranga. Ndetse ko nyine football hari igihe rimwe na rimwe haza amarangamutima kandi n'ibyo bigize football. Nk'umuyobozi rero uretse no kuba vice chair wa APR w'icyubahiro, ariko mfite n'inshingano y'ubuyobozi busanzwe, ntabwo twaba mu bantu bakwemera ko abakunzi n'abafana ba APR baba bari buteze umutekano muke. Niyo mpamvu rero tumaze kumva ayo makuru twihutiye kwandika no gukebura abayobora izo za fan club kugira ngo zibimenye, hato abafana babo n'abakunzi bataba bagwa muri ayo makosa, kuko ntitwabyihanganira. ngira ngo mbere yuko hagira n'urundi rwego rundi rwabafatira ibyemezo APR yaba ari ya mbere, kandi tubifite uburenganzira nka APR, ariko ni n'ikipe y'ingabo rero zishinzwe kungana igihe hagiye kuba umutekano mukeya. Niyo mpamvu twakebuye abantu kugira ngo bahite babwira abo bakunzi bacu bareke kujya muri ayo marangamutima, cyane ko dufite n'abatureberera Federation ya Ferwafa, hari perezida wa League, hari abayobozi batandukanye, ariko hari n'abanyarwanda. Iyo APR yarenganyijwe abanyarwanda ubwabo urubanza bararuca, biba byagaragaye. Nta mpamvu rero yo kongera kwigosora no gukora ibindi, kandi turabona bigenda bifata n'undi murongo utari mwiza. kugira ngo muzi ikipe yabuze umunyarwanda w'agaciro, turi mu barengera abanyarwanda ko hatagira ubutsa ubuzima, umuntu akaba yakwivutsa ubuzima kuko yatsinzwe. Football ni minota 90 byakabya bikabija na 20 nejo bundi haza bundi mukino. Amamvu yuko rero amarangamutima yakoreshwa mu gihe abakunzi n'abafana b'ikipe runaka babona hari ibyo batishimiye, yaba ari byo byaba atari byo, kuko niyo mpamvu haba umusifuzi, niyo mpamvu haba amategeko, niyo mpamvu haba natwe nk'ubuyobozi.
nuko nabivuga. ego afande CDS hari message yanyu irasobanutse kandi rwose niyo ariko twe turavuga nyine ibiganirwa n'abanyamupira. Hari abavuga yuko mwaganirije abakinnyi ba APR murababwira muti kuko no kuri Rayon Sport havuzwemo ko APR yimwe penalty ku ikosa ryakorewe Memer Dao, bavuga ko ari karito mutuko yagombaga kuba yahawe Asmani Ndikumana umukinnyi wa Rayon Sport naye taratanzwe. Bamwe mu batebya sinzi niba ari byo ubwo nimwe muri budeho umucyo bakavuga bati atafande CDS yatubwiye ko ubundi ati dukwiye gutsinda byinshi abasifuzi bakagira ibyo banga hakagira n'ibisaguka byemerwa. Niba koko ubwo butumwa mwarabutanze muri ubwo buryo wenda ndashaka kumva namwe murabibona ko imisifurire ifite ikibazo gikomeye kuri urwo rwego kugeraho ikipe n'ibyo yakabaye ihabwa yemerewe mu mategeko y'umupira bisabwa kwishyiraho ibirenze kugira ngo hagire ibyemerwa hagire n'ibyangwa. Donc ishusho y'imisifurire kuri mwe muri rusange atari kuri yensida gusa yabaye muyibona muti mubifata muti. Murakoze. Ubona imisifurire sinagomba kanyivugaho, niyo mpamvu abatekereje gushyiraho umupira w'amaguru bashyizeho n'abasifuzi bashyiraho n'amategeko, ariko twisanga nyine turi mu bihe nk'ibi, muri situation nk'iyi. Imisifurire rwose tugenda tubigaragaza nka APR, nzi ko ubuyobozi buhari Brigade ya General de Rusanganwa yanditse inshuro zigera 2 batari 3, abandi aho kugira ngo bumve akarengane babifata nkaho none APR ngo nayo yagiye mu barira. So no kuvuga ngo already birerekana ko ari ikibazo, ariko abasifuzi n'abantu bashobora kwibeshya no gutwarwa n'amarangamutima kuko ibyo biragaragara. Mu by'ukuri ubwo butumwa nabuhaye abakinnyi nabo mu byo nakabaye mbarenganyiriza nicyo cyambere nababwiye ko bajya batsinda ibitego byinshi kandi ni ibiganiro n'ubundi twahawe n'umukuru w'igihugu avuga ati iyo utishimiye umusifuzi igisubizo ni kimwe gusa, nk'uko muri boxing bigenda. Iyo ukina na opponent ukamutera KO ariyo yitwa knockout, kuko umusifuzi yaba yamubereye cyangwa mukunda gute ntashobora kuvuga ngo yatsinze kandi agaramye hasi. Bajya batsinda byinshi hagiye ibyemerwa hagiye n'ibitemerwa. N'uwo mukino uvuga ubwawo iyo bitaza kuba iyo nama yanjye barayumviye mu by'ukuri tukagira umusifuzi yitwa ko yakoze nta marangamutima, ibitego byari kuba bike, byari kuba 7. Abari bari kuri stade barabibonye, n'ikipe twakinaga nayo yarabibonye, aho kubona 7 tubona 4. Urumva rero nibura ibyo bifite uruvugiro, naho nutsinda agatego kamwe kikurura 2 umusifuzi rwose urabumuhaye icyuho nk'uko byagenze nimugoroba. Iyo abakunzi n'abafana ba APR baza kuba barumvishije inama yanjye neza nk'uko n'abakinnyi bayumvishije, ariko babwira abakinnyi bati kuki mutumviye inama ya CDS mugatsinda byinshi aho gutsinda kimwe, muzi ko umusifuzi wenda atari bubyemere. Ariko uretse n'ibyo gutebya bisanzwe kandi ariyo bigaragara, nagira ngo ubuye ko APR ifite complaint yananditse zigera ku mikino 5. Niyo mpamvu rero amarangamutima agenda azamuka, haba n'ikosa rimwe bo abasifuzi babafata muri rusange, kuko simpamya ko bijya dusifurwa n'umusifuzi umwe, ariko hari umukino batemeye ko wasifuwe neza Rutsina na Rutsiro bakagaragaza ko batasifuriwe uko bikwiriye. Hari umukino batemeye igitego cya Togi icyo gihe dukina na Rutsiro. Hari umukino uyu wabaye wa Elimeleki buri muntu wese yabibonaga. Hari umukino wa Kiyovu bimye penalty, ibintu byose bigaragara, ariko ndongera nkasubiramo umukino no n'abasifuzi. Umusifuzi rero igihe atabyemeye nta kindi ukora nk'umukunzi nk'umufana, urekera ikipe yawe uvuga ko ufana ukunze ikaza gukora igisabwa itanga ibirego nk'ibyo. Niyo batabyemeye ariko twabitanze cyangwa APR yabitanze igihe kwigiye intsinzi bayabonetse. Icya kabiri, iyo isi yose bibona baba ari ikipe twakinanye baba ari abandi bareba umupira bakavuga bati APR iribwe, bavuga ngo ikozwe mufuka nk'uko numva terime bayikoresha, giye kuri gihe APR bayatsinze.
ntabwo rero nashyigikira ko umufana yajya gukora ibirenze hanze ya stade, noneho cyane ko ibyo byose bivugwa byari hanze ya na stade bajya gusanga cyangwa gushakisha umusifuzi. Afande ngira ngo